Ndagushimiye cyane nshuti muvandimwe ukunda gukurikirana ibiganiro byanjye nkugezaho kandi ndakwifuriza amahoro y'Imana. Muri aka kanya rero reka nkugezeho amoko y'Abanyarwanda ndetse n'ibiyaranga. Kuva kera hose yarasanzwe hari amoko y'Abanyarwanda ndetse n'ibiyaranga. Ushobora kuba rero uri mu bwoko bw'Abanyarwanda runaka, uri ubwoko runaka ariko utazi ikikuranga, ugomba kumenya ko aricyo kirango cyawe, aricyo kiranga bwoko cyawe. Ibyo ngibyo ni ngira ngo nkumenyeshe muri aka kanya. Ariko ntari nagira aho ngaho ndagira nkubwire ko mbere y'uko ubukoloni buza, Abanyarwanda barasanzwe bafite amoko yabo bitwaga uko bitwaga ndetse n'ibiyaranga. Nubwo ubu ngubu bigaragara ko byagiye bisa nkaho bicika cyangwa se abantu babyibagirwa cyangwa se babyirengagiza. Ubundi abakoloni bamaje kuza bazanye iby'Abahutu ndetse n'Abatutsi. Aya moko yashyizweho mu gihe cy'abakoloni bashaka gukurura amacakubiri mu Rwanda hakurikije imibereho y'Abanyarwanda. Mu bijyanye n'umutungo, umutunzi akaba Umututsi, naho ugihakwa agishakisha amaboko akitwa Umuhutu. Nyamara amoko nyakuri y'Abanyarwanda dukomora ku bakurambere azwi ni 18, ubundi yakabaye 19, ariko kubera ko hari ubwoko bumwe bw'Abahondogo bwazimye burundu ubwo ingoma Ngabe y'Igasabo yateraga igihugu cy'Ubugesera ishaka kukigarurira. Aho hari ku ngoma y'umwami w'Ubugesera witwaga Nsoro wa kane Nyamugeta. Intambara yo kwigarurira Ubugesera yashojwe na Mibambwe wa gatatu, Mutabazi wa kabiri Sentabyo ahasanga mu 1741 kugeza mu 1746. Iyo ntambara yabaye icyorezo cyane, hapfa Abahondogo benshi. Abahondogo nyabo gasigaye mu Rwanda ni Mbarwa. Nicyo gituma ayo moko rero aba 18 aho kuba 19. Ayo moko rero ni nakomeje kurarikira ngaya, reka nyakugezeho maze utega amatwi maze wunguka ubumenyi bwinshi. Icyambere, ubwoko bwa mbere ni Abega, bwa kabiri ni Abazigaba, Abasindi, Ababanda, Abacyaba, Abagesera, Abungura, Abakono, Abasinga, Abanyigenya, Abenengwe, Abasita, Abashingo, Abahinda, Abarenge, Abaha, Abanyakarama, Abatsobe. Ni ukuvuga ngo rero aya moko yose usanga ari mu miryango itandukanye. Ibyo bikaba bigaragaza ko rero Abanyarwanda ari abavandimwe kandi ko ari ntacyo bakwiye gupfa. Mu by'ukuri rero amoko y'Abanyarwanda yose uko atandukanye, amoko y'Abanyarwanda nyayo ndetse ataragiye abateza ikibazo na kimwe, na aya moko yo hambere yabo. Rero ni ukuvuga ngo noneho reka nze nkubwire rero amoko y'Abanyarwanda uko ndetse n'ibiyaranga ukakurikirana ndetse n'ibiyaranga. Ahari urasanga nawe ubwoko bwawe runaka umenye ubundi ikiburanga. Hanyuma rero reka mpere kuri ubu ngubu bwa mbere, mpere ku Basindi barangwa n'umusambi, nkomereze ku Bega barangwa n'igikeri, Abakono nabo barangwa n'igikeri, Abaha nabo barangwa n'igikeri, Abagesera barangwa n'inyamanza, Abazigaba barangwa n'ingwe, Abasinga barangwa na Sakabaka, Abashambo barangwa n'intare, Abahondogo barangwa n'ishwima, Abacyaba barangwa n'impyisi, Ababanda barangwa n'impyisi, Abenengwe barangwa n'ingwe, Abongera barangwa n'isha, Abungura barangwa n'ifundi, Abasita barangwa n'imbwebwe. Birashoboka ko hari ibyo utabashije gusobanukirwa cyangwa se kumenya, cyangwa se ubundi bumenyi nayo watwungura. Urakoze cyane gukurikirana ikiganiro cyacu, kandi tuze guhurira muri komenti kugira ngo ugire icyo twungura cyangwa se ugire n'icyo udufasha mu bumenyi ndetse no kungurana muri rusange. Ariko ntibibagirwe gukora subscribe kuri iyi channel yacu, kandi ukore like na share kugira ngo tukungukireho umugisha w'iyo nkunga. Urakoze cyane. Imana y'u Rwanda ikomeze kubana nawe no gukurengera muri byose, kandi ntukabura amata ku ruhimbi, ntukabura inka, ntukabura amata ndetse n'abo kuyanywa.